Ndagira ngo mbahe ikaze hano mu Kinyaga mu mudugudu wa Zindiro, aho tugiye kubazanira inzu ihendutse ihagaze miliyoni 19, hano rwose mu Izindiro. Ni inzu ushobora gukodesha, ahubwo ikodeshwa ibihumbi 200 ku kwezi, ikaba yinjiza 200 ku kwezi, ikaba ikeneyemo miliyoni 19 gusa. Ikaba ari imari nziza tugiye kubajyanaho tukabereka, ifite igipangu, akantu k'agapangu keza winjiramo rwose, hakaba harimo amazu, mbese harimo inzu nini n'izindi shamburete ku ruhande zikodeshwa, kandi murabizi ko icyo bita gukodesha hano mu mujyi rwose muzi ko aricyo hubakiyeho. Murahabona rero, reka tuze tubajyane aho hantu muharebe. Dore ngaha ku muhanda, uyu muhanda turawukomeza, reka tuwukomeze gato murebe. Ni imbere gatoya, hakaba hafite amazi, hakaba harimo amazi rwose, kandi ikindi mwamenya, ni muri site yo kubakwa, ni mu miturire. Reka tuhagere tuhabereke, nta hantu hatagucika. Ni hariya, reka tuze, ni izo nzu muri kureba hepfo, reka tuje tuzibereke tuzinjiyemo. Murabona aho tuvuye ni hariya ku muhanda, ni hahandi twari duhagaze ku muhanda. Reka twinjirire muri icyo gipangu tubereke amazu arimo. Amazu arimo dore ngaya, murayabona. Reka tubereke amazu arimo ni aya ngaya, dore ngayo nk'uko mubibona. Urabona ko ari ahantu harimo imiryango rwose ikodeshwa, ukaba waza ukibera mo hano. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.